kudaga se nk'abahungu nyine wowe cyagaje magara imeze gutya hoya magara imeze gutya hoya magara gute none tubwire abahanuzi cyangwa se abanditsi b'ibitabo batanu Yeremiya ndagukopeje wa kabiri amagambo wa mbere ngusabye batanu harimo benshi igitabo kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo ryaryo uyu munsi Prince Kid niwe umuntu abaye hit uyu munsi Prince Kid byagenze gute ari kuririmba indirimbo y'Imana oya ari mbize ndirimbo nibyo yakoze nyine yarashinzwe ibintu bya Miss Rwanda Happiness ojye mvoze caracara ni Prince Kid ntabwo mbyambimenye Happiness uzicyari cyo Happiness nzikari ibintu byishimo gusa igungu baguhaye ni wakembe kubera akwe nago wakembe ampaye iki ampaye iki Happiness yawe zavuga ayonze nyine ashatse ko muzi igitsina kare kamizina rya Yesu kubera iki ntago yeguka se Nyagasani Imana tuje imbere yawe hari abo twiyitirira ariko ntago babikuye mwami mwiza hari ugushaka kuba twakizwa ariko Mana bikanga ubyeze Mana nyine ubwo nshobona ko tutakijwe kumana ku mutima no utuzi kuko Mana abantu ntago nzi ukuntu nabigusaba mwami mwiza bana natwe basi kubw'uyu mwanya twese person where you say I think nizere ko umeze neza cyane reka ngusuze woherere mu duce tugiye dutandukanye uramutse ufite ubuhamya inkuru wifuza kuganira natwe wifuza yuko hari ibyo twaganira kuri kamera ushobora kunyandikira cyangwa se ukamamagara kuri nimero igendanwa na 07 82 47 71 23 cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp kuri kamera z'Umutako TV uri kuhabona abantu ndi kumwe n'abatumirwa b'uyu munsi ariko nanone hari hanyuzemo igihe tutabonana nabo niyo mpamvu kuri uyu munsi nanone twifuje kuba twabahuza hari impamvu rero tugiye kubahuza hari ibyo Soni atarimo kwemera hari ibyo Ige agishingiyeho Soni aravuga ati Ige uko biri kose ntago yakiriye agakiza Ige akavuga ati nge n'ikimenyimenyi naje nitwaje Bibiliya ikaze ku Mutako TV murakoze cyane amakuru ni meza biracamo ya urebye bya Kigali njye bya Kigali suza abantu bagukurikiye hano ku Mutako TV aho ndabasuza cyane inshuti z'Imana inshuti zanjye kandi ndabifuriza amahoro meza aho muri hose mu nkengero za Kigali cyangwa se mu nkengero z'isi yaba amajyepfo cyangwa amajyaruguru cyangwa iburasirazuba cyangwa uburengerazuba bose ndabashima kandi ndabaho umugisha ndanabashimira Imana kandi inshuti zanjye zimba hafi Soni yakutagira abantu suza nkambona uri bize ibintu ntago biri buze kugenda nkuko nabiteguraga ko niba ari ibyo kirimo ukiri bize wenda mbe nganya na Yige woze kugaruka wasoje suza abantu bagukurikirana ku Mutako TV uramfasha ubashe no kureba ari imbere muri kamera kuko ngiye usanzwe nzi ariko noneho hari abantu bakubonye noneho ari ubwa mbere ku Mutako TV ariko noneho ntago ari ubwa mbere uje hano ku Mutako TV murakoze cyane yari n'uwimana Soni nkuko musanzwe mubizi umwamikazi murabizi ibindi ntago nabireze Yibishegu Yibishegu bishaka kuvuga iki like kwigisha ko ingo zubakwa birase byakabaye ibishegu cyabura ni nko gusigashiza like nyine abenshi ko babivuga ariko nyine babareka tu kucyuvuga ko ari kabenshi ariko babivuga kandi yo ku giti cyawe ukabuzi neza katari ibishegu ubundi kwa no kwigisha nyine uko ingo zubaka ubundi nyirizina yego ariko abahanzi bavuga ati ni ibishegu ese ibiki n'ibiki bababa nyine arabizi nyine hano mu Rwanda nyine abantu ntabwo bafata ikintu nyine ibi ntabwo nyine twese tubona kimwe yego ngayo nguko rero so ikaze ku Mutako TV murakoze cyane Ige Soni yifuje guhura nawe nyuma yo kubona ko wakiriye agakiza mu gakiza wakiriye nyuma yuko wavuye mu bugeni mbere na mbere ataragira wenda icyo atubwira
ahubwo wamubwira iki kuko aravuga yuko utarakira agakiza kugira nisa yego kubera iki ubaze kubera ko utarabyakira ntabwo ndabyakira ko burya umuntu yakira agakiza mu migendere mu myambarire ese isoni aho ngaho uratandikiriye nese iyo umuntu yakiriye agakiza agira uko agenda n'utarakiriye agakiza akagira uko agenda of course nese ibintu simbyumva wanjye umutima wanjye urabuze urumva weza nyine like umutima wanjye yakundi ndizera ko umeze neza nari ariko ntabwo urajya mu gakiza nkuko nyine bikwiriye nkarimo ahubwo nkicayemo neza cyane urumva uri muri guma Yesu ni gumamo muri Yesu iguma muri Yesu shanda ndabona biteye byaza fresh wenda ariko wenda niye mpamvu wumva ko bitari byaza niye mpamvu wumva ko bitari byaza njye mbona ko bitari byaza nyine nkuko namubonye yaza yego naje se ni naje wibalansinga nyine balanswari ahubwo balanswari ko arizo zigenda zigira zica zigenda zibalansinga ngo ari ukuntu waje so ni wabonye yaje ameze gute hari ukuntu baba bagenda se nabakozi wowe bandeze nyine ukuntu yaje agenda nyine reka nkubwire soni mbere yuko nkizwa nabanje kuba umumodo kandi nimba narabaye umumodo ntago karagiteri ikuvamo yose ngo igushiremo urikumva deni iyo wakiriye agakiza hari ibintu bimwe na bimwe bigenda bihinduka mu buzima bwawe nk'uko mbere nambaraga siko nyambara sibyo nuko navuga ngo ni iki ikindi navuga cya makeup se makeup nta muntu ushaka kwisiga makeup nari nzi kwisiga makeup nta wazinsigaga ninjye wazisigaga nawe ndahabona akantu hano kagatera no bakita ngo iki ko ni ariko nagake niko bisanzwe ariko ubona kera ni kumeze nta kindi kintu wahinduye niko kuva na kera nari meze ko muranya ngo basizeho akantu ku masora wapi kandi urabona ko amaso yatandukanye n'aya soni ya hasi hano biratandukanye abantu bose baba basa oya ni inzobe nka bigikara ushobora kuba usanga yarasize ka mukesha uko bajya bavuga si mukesha harya ni kamukesha soni yayisize mukesha ahubwo mu ndangira n'ingende nguresha mva mute mu nanda baziciye mu ndangira ahubwo se mukesha barayiciye ubu ngubu igikoto tumereye nabi se bisiga gikotoro shano kuri pe kwa kifarumu oya uko nambaraga siko nyambara itandukaniro ubu ngubu bimeze biti ubu nambara kijama muri kijama wambaye subura yes yambaye agakoto nambaye nambaye urabona ko nta kibazo nta mutima mubi urumva uri muri Yesu neza kabisa uhagaze neza shange ntago ndi kubona ibyo bintu kabisa why ako soni urabona agasatsi atarongeye akagakara none se ntago bireba nyine ni amarende yanjye ariko amarende amarende barakurikira ngiye imbishaka nawe usokoze ariko kubera ko nkunda utuntu tumeze nk'udukarazi mukuntu kwaje mukuntu dukrere mukuntu undi musatsi nyine amarende none se kuki wakomeje kudukunda mbere waradukoraga wakishijwe nyine ubundi tunga naturel oya natubaga umusatsi muremure ntabwo nigize mvuga ngo ibintu byo kogosha gutya ku mpande reka mbere no gufata bibiliya byarananjinaga numvaga ari nk'ibintu ntazi byari byo umuntu ambwira ngo ufata bibiliya hamwe atego komana ubwo se nyifata ntegera ibintu nk'iki ariko nsigaye nyifata nkumva ndishimye ubu ngubu urajya gusenga rwose buri cyumweru cyane y'umurimo iki bibiliya hari twagiye gusambana bati rwose ndasohotse wanagiye gusambana resitora ahubwo nimba utanabizi ibintu nakoraga mbere nafunga agashinyo nkambara agapantaro keza kanyegereye ngufite agashati kanyegereye n'agakoti kuntu narakizwa n'agashakoshi no nta shakoshi nagendanaga ngiye ko nzi ko nanjye nkuzuye ka twadusakoshi slay bag no bamushoboye singize mbukunda nakundaga bwa bushakoshi bwa hano wereke ifoto muri telefone yanjye ngahetse sha nuyinyereka ndatavuga ati reka tube dukomeza tuzaza ibintu byinshi so nakundaga bwa bage bwa hano cyangwa bwa bushakoshi baheka batwara hano bucya bwaje bw'abatipe
nako navuga nane gusanga basigaye bose babambara nuko twambaye amapantaro y'abahungu n'ubundi byose nishimye nibwo buntu nakunda kugenda nambaye yewe ngo ndi mu cyangwa sinzi impamvu kubaza akantu kamwe urakoze cyane kubumbwiye nako kantu so nimwe buntu ushaka kushina kunda kugenda guheka bag mu mugongo numvaga ari nk'ikintu kimbangamira hano mu bitugu ariko nakwambara barabushakoshi bwa gutya cyangwa se akahangaha gutya buno abacuruzi bashyira amafaranga hari ubushakoshi bwari bwarateye bw'aba supreme bw'abastari bwanditseho Rivto cyangwa se Gucci cyangwa Atom mbona bushakoshi nakunda kugira niko numva niyo nafataga Bibiliya nkajya gusenga ku cyumweru wambaye gutyo nkambara n'agakweto gafunze cyangwa se sandali mu buzima njye sinzi kwambara inkweto zifunze cyane kuko ngira ikibazo cy'amano iyo nambaye amano aragira amera nk'afatanye mu kuntu nkumva arange ko nakunda gutunga inzara nkasiga inzara nkafata Bibiliya akora kirya nk'abakobwa isubira kuvuga nyine cyafite ntago birashira rega nuko ntago birashira pe ntago bite bivamo byose mu bishire maze duke dusigaye urabiza nk'umutakuzi akuye avuga ati mbega agakobwa keza mbega agasayizi keza nk'abasongo ati wow asingo nko muri club kanga urugero rwa mbere uri muri club rwose umuntu yakwiba bati mbega agakobwa keza mbega kuki ntubizi se erega ko ufite face nk'iy'abakobwa nesunda beshe uzaba yambaye agaperike keza agaperike ibyo bintu bigize binkora ku mutwe bana kera so nge ndabona asa nk'ukibirimo why gute uracyafite nyine mu by'ubukobwa ntago uraza muri kijama nyine byanya erega ntago ibintu byose nibyo nakomeje mu kiganiro nakoze ejo bundi nabwiye seti ndamubwira ati erega ntago umwana avuka ngo atayuzura ingobyi bigenda umwana ntago niyo agiye kugenda Sonia nuduteranye narakubajije ngo niki kibura kugira ngo urumva Sonia yanciriye umugani umwana agavuka ngo ahite yuzura iki ingobyi no niki kibura kugira ngo abashe kuzura yango rega umwana nimba ikintu ataruzura kibura ntabwo banvuga ntago umwana ahita avuka ngo narangiza ngo ajye hasi abanza gukambakamba akagendera ku tuntu turi aho ngaho ku mameza ku ntebe akamenya gutambuka bakamwisha gutambuka ntabwo ibintu byose bitabigenda cyane mwengo ahita kwa kanya akubura urabizi se buriya hari igihe wenda ushaka ufite abandi nakubwira ati se ugiye gukizwa ati mana tuwasaze ntibibaho se wowe wamugana ukaba ufite nyine ibintu ugoteye kiba ati se ndabivamo neza byose ndishobore cyatwemeza kuri mu gakiza ikintu cyakwemeza Sonia yamuciye mu ijambo yihangana we ntarebe ikintu cyakwemeza ko ndi mu gakiza nuko wazaza kunsura mu rugo na Sonia akaza kunsura iwacu ngenda cyaba mu rugo azaza arebe uko mandemera yuko tuzagusura yige mu rugo na Sonia nanjye ndahabaye cyane karibu pe ahubwo ni kwa kangahe sangahe isa yose igihe cyose mwakumva mushaka cyumweru gitatu nuwe azaduhitana naribi isa mva mushakiye ijambo rigufasha muri Bibiliya harimo Sonia ubu tuvugana ubushize tuganira kuri telefone bra akenshi nashaka haguruke mu kiganiro ariko yambwiye yuko we yemera ko ari umusireye Sonia ndakubeshyeye shanje n'idini ryanjye y'abinyamareka mu katolike turi no stress wakambara ute cyambere uko ufite umutima ariko nanjye katolike nayisengeye bintwaye iki se ko mutangiye kuntera isoni kimana yabimpayera ige wambwiye Imana yarahamaye uraroba nta kintu urabona sha abantu benshi simbakunda ukuntu umuntu umwe Sonia mwereka inyuma ariko nese ubu urebana hano abanza umwereke uko abateye mwinshi cyane cyo ni mwinshi ntacyo reka kwereka akunda sizega nk'izejye ubanza wumve erega kungo gashaje niko karyoshye iki imboga ariko burya ihitaye nanjye ntabwo byavamo ihitaye ntabwo ikigezweho akunda bwo ndeta azamukana hejuru atanje kujya kuna bigenze reba ibiro nifite ibiro 75 byanjye nurangiza Chaka basi nka 55 wenda. Oya, mfite 75. Cyakora kuko yambwiye ko afite amagufa akomeye wasanga nka 58. 58. Njye maguruke. Aya ni ibisanzwe ariko nitaye yanjye.
kuva na kera kudagase nk'abahungu nyine wowe cyagaje mu magare gute magare imeze gutya hoya cyangwa magare imeze gutya hoya cyangwa magare gute nyiraga nyumuntu we nk'umuntu nyine umugabo nyine ntuzajye mu magare gute hagaraye nk'umugabo ariko nko mu biro nyine wa mu kanya hagaze nk'ugiye kugifatanya nk'abakobwa ndakobwa bahagaze nyine zone naye haguruka turebe wa mugani bitwaye iki se akwereke n'inyuma zitaye ntago zikunda ntago zimanshinga zirajena akunda bwawe ndafata akatagira gutya oya mugakiza ntabwo ibintu bijyamo mana yanjye ubu ntabwo ugiye kututaha ukajya umuntu ubanza maza gutamira ukuntu soni naye mwereke neza kugira none dukomeze ikiganiro yambonye bihagije inyuma ntago yitegereje yambonye uri kubibona uri kubibona ibyo ntabwo bishambwa kiza bijyamo ntabwo bimanshinga igifaransa bakunda kuvuga ngo ni vrai urabona hatarimo ka vrai shani mwinshi ijambo rigufasha muri bibiri harimo ni byinshi cyane kuva kakira gakiza hari muri zaburi akaza no muri Matayo iryo ugiye kudusomera kuri uyu munsi ni hari muri zaburi 30 ku murongo wa 13 haranditse ngo kugira ngo ubwiza bwanjye zaburi 30 ego ku murongo wa 13 handitse ngo kugera kwa kangahe turagadushya kwa kangahe ni gato cyane ni 13 gusa kugira ngo ubwiza bwanjye amaso atazana ngo ufatire gusomere gatoya amaso ige aduhaye zaburi buraka yamaze kugira kumera itaka bisa haragira ngo kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budacecetse uwiteka mana yanjye nzagushima iteka ryose bisiguye dusobanura icyo bishatse ubwiza bwanjye kugira ngo bukuririmbire budacecetse buzaririmba uwiteka nka gute rero ni ukuba ko njyewe ige wahoze ndumuge kugira ngo nyiranuke neza numve ko ndirimbira uwiteka wanjye nzaba umubo ngomba kuba kwemeza yuko ngomba kuba ndi umuhungu ushimamiye neza numve ko uwiteka ari we gitangaza cyane ese ubwo urumva ibyo uzabishura neza bikarangira rega buriya hari waba ushaka gukizwa ubwawe ariko abantu mwe muri kumwe bakagenda guca intege urabyemera bibaho ni ibintu benshi kubera ko naguciye mu ijambo ndibuka umunsi wa mbere mvuga ko ngiye gukizwa abo twahoze muri groupe imwe bagiye bambwira ngo ibintu ugiyemo bizagutiranya na famille yawe bari bazi yuko uri umugeni ngo yango gukizwa ni ndangati ujya gukizwa hari abavuze ngo hari abacenege bifuza ko kiguma mu kibuga tukaguma mu kibuga kugwa mu itimu yabo nyine ngo bavyemo ndababwira ati impamvu ngiye mfashe decision ni kubera umuryango wanjye na famille nkomokamo uko ari ebyiri nta mwana wawe ufite nta mwana wawe ufite nakora warigenje kera nyine wenda ufite nk'umwana cyangwa ntabyo nta mwana ariko urabiteganya ubu ngubu cyane imana izaguye benshi kabisa nifuza ko basi nta nubwo azi ko ufite umukunzi musobanure ndamufite umukunzi buriya wimara kubwira ko tubyumva ko ufite n'umukunzi hafi yego urumva deni ndangije abantu kujya bambwira ati ngo yawe yangu ibintu by'imo ntabwo ari byiza aho nabavuga ati ibi ni byiza ndabavuga ati impamvu ngiye mfashe decision niko nari maze kubona umuryango wari umaze kunkura amaboko n'ahantu nabashaka bantumira urumva wari igicibwa mu muryango nari maze nk'igicibwa ndagenda ndavuga ati ikintu nakora ni igiki negereye umuntu ukuze mugisha inama burya ntago umuti umwe wigira inama yego nabajije abantu batatu nsanga abantu batatu bagusha ku ntego imwe kugira ngo bose bakwemerera yuko wajya mu gakiza barambwira ati we ikora ikintu cyatuma umuryango wawe
ukugarura icyizere. ariko ho gatoya buriya iyo ugiye gukora ikintu cyashimisha abandi ubwawe ntiwishimishe ntabwo uzi urumva binyuze umutima wawe neza rwose. Naranyuzwe n'utamvugisha icyo gihe yaramvugishije ikiri mu buge oya mpindutse umaze guhinduka ubwo wamuvugishije nagiye kubona mbona ba mamudogo wanjye ba shangazi wanjye ba anko ba mjomba bose basigaye bamvugisha ndavuga why kuki mbere batamvugishaga ariko bakasigaye bamvugisha ariko mana uryitangaza cyo duguha icyubahiro aho uri hose ndabikunda ndavuga ati ya nkajya numva ariko muri za nshuti nagiraga binazinyiriza nangati okay mugende hazaza n'izindi umugenzi umwe nagabuza bisi kugenda buraba byiza bigiyemo n'umutima wose utazongera gutesha kubivemo kuko niho gukinisha Imana kandi nawe ubwawe hari ibyo biri kwiyangiriza. Soni ige natubwire muri Bibiliya abahanuzi batanu banditse igitabo cyangwa se bashobora kuba baranditse ku bintu byigisha nibikangurira abantu kugarukira Uwiteka. Mbwiramo abahanuzi batanu harimo Yobu nubwo Matayo Ese komo natangiye kujijingwa mu bahanuzi. Uwa mbere ngusabye batanu harimo benshi igitabo kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo ryacyo igitabo wundi murakije bitumubona bitumufata ubuno yakavora none se ntago niga Bibiliya cyane nyine tubwira abanditsi batanu b'ibitabo muri Bibiliya bakavuga se ndanga batatu Dawidi nta gitabo yageze yandika muri Bibiliya. N'abantu badukurikiye basenga Dawidi gusa afite amateka meza muri Bibiliya sibyo. None tubwire abahanuzi cyangwa se abanditsi b'ibitabo batanu. Yeremiya ndagukopeje wa kabiri. Amagambo yasi umusire yadufashe. Nge uko mba nibere nuza koko wamuntu. Nge ntago nabese subizi. Uba bibereye. Ayirambitse hasi hige biramunaniye. Oya ntago nyirambitse hasi. Nyine tubwire. Uko byene ko suri umuntu agize Bibiliya ntago ijya ikubiremere ntago ijya kubera umusaraba. Ibitabo bitanu. Mu byinshi. Hige nagarakizwa. Nagarakizwa. Nako ndakizwa kubera iki? Ubizi ute? Naho mubaze Soni. Je sinyangu beshe. Ubise kari sireye. So ni muri Bibiliya hari umukobwa wakoze amateka ahantu bitaga Iyorupa. Hari imirimo myiza yagiye akorera abapfakazi. Uwo mukobwa yitwaga nde? Manje mba ndimo ndaguruka nago nakubesha. Abapfakazi b'Iyorupa barira bagatakambira Uwiteka. Uwo mukobwa yitabye Imana. Uwo mukobwa yitwaga nde? Manje mba ndimo ndiguruke my dear. Urimo kwigurukira. Abari guhiga. Abari guhiga. Bamwitaga Dorcas. Okay. Murakoze cyane munakunda kamenye utanze atangavuga. Ubu no kuvuga ngo wewe bakubaze inkuru shyashya wabonye abantu bapostinze ku ma status ya WhatsApp, Instagram. Uyu munsi Prince Kid ni umuntu abaye hit uyu munsi Prince Kid byagenze gute? Ari kuririmba indirimbo y'Imana. Oya? Ari mbize indirimbo. Ni ibyo yakoze nyine yarashinzwe ibintu bya Miss Rwanda. Miss Rwanda? Yeah. Happiness ojye mvoze cara ni Prince Kid. Ntabwo mbyambimenye. Happiness uzicari cyo? Happiness nzikari ibintu byishimo gusa. So ni dusobanure none happiness mu magambo yimbitse. Happiness yaje yagatunda nyine kuba yatse deja yatse Miss Rwanda nyine nabita gutera kandi utubwiye ngo happiness ngo yagatunda nyine ni yagatunda kuvuga yuko nyine yajya ngo nyine baryamane
urumva noneho bahuza ibitsina bahuza ibitsina noneho muheta abwira Jora ati ngiye nyama ibi nibyagenze ukuntu uko nyine bitanye kugenda bijya hanze nyine bisakara ni happiness wagiye wumva kabisa happiness nawe muri make ntabwo uzi happiness twa dusanzwe tuzi yari ibyishimo sibyo nese iyo bagiye guhuza ibitsina buriya bwo ntabwo baba bakeneye ibyishimo haranura ko batabigiyeho bakwiye kutubwira ati ngewe ko mbyumva bakwiye kuvuga ati happiness tuzi nk'ibyishimo ni ruswa y'igitsina ubundi ubu skandari igezweho ni ruswa y'igitsina nyine happiness yabaye ni byagenze yavuga ati ngiye ubwanjye arahira ngo ndakabura abavandimwe ariko sika hari ikintu abantu bakinisha wana abura abavandimwe eji ya boromani inde arahiraga Prince Kid arahirira muheto yego amubwira ngo ndakabura abavandimwe bigende gute kugira nyine amukunde nyine amuwe n'ibyo bintu neza nyine yisanzuye kitumvikana kumbi ni happiness ariko ngewe ige ndumva happiness twakwiye kubyita wenda nk'ubu ngubu twavuga ati happiness tubizi nk'ibyishimo minizi ni Kinyarwanda kuko happiness biri mu Cyongereza ariko none twavuga ati buri happiness tubifate nk'ibyishimo bya bisanzwe ariko noneho barimo bayigiriye akabyiniriro ka happiness yo guhuza ibitsina ahubwo bakwiye kuvuga ngo happiness sexual intercourse urumva Sonia rero numwe muri wandi tubuse tumwitike ari muri abo ngabo nyine abaye mbaye bakunda ngo ni happiness ese ndaramuhara umwanzi wayo simbizi ako igungu baguhaye ni wakeme kubera akwe nago wakeme ampaye iki ampaye iki happiness yawe zavuga ayonse nyine ashatse ko muzi igitsina kare kamizina rya Yesu kubera iki ntago yeguka se di normal ni neza kabisa cyangwa so ni kubera yuko yatubwiye ko akunda abantu bato cyane wasanga icyo cyaragiye kirigita kikaba gito wenda akabatinya banini nibyo yige nekereje njyewe kikaba gitoya ufite uruhosho ufite nezete urusho ni ibiki nyine namoko y'ibitsina gabo tubwira nk'atanu muri yuzi nawe umukamba Elise ba hafi bagiye kutubwira ngo amoko y'ibitsina by'abagabo aha ngo uruhosho mani kugenderera mukobwa oya reka tubanze twumve yige ese uri umugabo cyangwa ko nyamara tubwiremo amoko atanu cyane ko turi hafi no kugana ku musozo w'ikiganiro akabivuga ntahari tuzavuga ubutaha ako kane kaducika babarira rwose we basi usa nk'ufunga amatwi ntacyo twibwirire tubwire ngo uruhosho ni iki uruhosho ni avugaga inyi katuzavuga ubutaha mu mubare oya twaginje wibeshye ukureho kamera nahaguruka turamukurikira aha uruhosho ngo ni iki ni imboro aha imeze ite ni imboro iba iringaniye ariko nyine ibyibushyemo gatoya yego ubwoko bwa kabiri hakaza rwuzagara se kubivuga useka nkihangayitse tuzavuga ubutaha mw'abantu tubwire basi ubwoko bumwe basi bwabaje tuzayipanga mu mbabare tuzakora ubutaha ngo tugane ku musozo Elize wumvisha ko ngo uruhosho ngari nuza sinzi ntago ndi bubisubemo gusa ngo ni igitsina cy'umugabo ngo kigufa ariko ngo kibyibushye icyo ngicyo kimara iki mu mibonano mpuzabitsina ku mudamu wabyaye abagikeneye ku mudamu wabyaye kimufasha iki hari aho gikora nyine tu kuko amaze no kwaguka aho gikora mu buryo bari amaze kwagukamo se ni nyine igituba cyamaze kwipanura ikiba cyaramaze gupanuka mu izina rya Yesu noneho uruhosho rukagihosha cyane ubundi hagashya basi ngamba barayiga yagarutse amaze kubivuga nasoje yego umukobwa wagira ngo none wambika abakobwa bajya ku gisimenti mani mugenderere uyu mukobwa turasoza utamusenge cyane ukuri yawe shambihorere tubyihorere ntabwo wifuza ko yiga gusengera gusa imana ikugenderere ibyo bintu bizakuvemo ibyo bintu by'uburingo ni by'iki
ngo wavuze ngo ni umwamikazi ngo w'ibishegu ngo yigisha ngo uruhosho ibintu nk'ibyo numva yarabaye shangazi kwize nyambyabe ningeze kumva bavuga ngo yigisha ngo hariya ngo bigisha ngo uko ingo zubakwa yego ntabwo wasashitse nka radio kuri YouTube ugiye kuri Bedox ya bajya gukurikirana abashaka kubaka ingo byabananiye ariko tugiye mu mana turabishoboye amen ariko rero nubwo uri mu katolike ujye unakunda imana cyane sungu buse nambaye no musarangwa mbaye kubw'umurimbo cyangwa ku matwi ushobora no kuyambara kuba ari umurimbo kuba ari harya bitango niki buse nka gute ubwo drip babyita ngo ni ubustari oya burarega nta bustari biri ko yiga ubuhano umuntu akurushije hit imana urumva nk'ibintu barimo kukubwira ushobora kuyambara nk'umurimbo sinzi uko wajya mu kintu utanje gusenga niko se ariko sinzi wenda umuntu afite amahame yiwe ariko kuba ibi byose wajyamo nta mandi ntabwo byakunda pe uzambara umusaraba mu ijosi wambara tujya ku musozo w'ikiganiro yige buriya nawe hano wahanutse ubaye umukristo mwiza ugafite nka bibiriya nk'iyi mu ntoki ukagenda ugashima imana ukorega ipantaro kujya wambara amajipo reka uzambabarire idini rya inzari sazamo narifiremo bivuga n'ibiki ige wenda fira mu mana njye ntabwo nahindura ntabwo bishoboka why ntabwo byakunda nyine ni sunabi ntabwo byakunda ndabona wowe mu minsi iri imbere uzashiduka hano tubaye n'ururimi n'umunwa nabyo biri hafi aho gutandaza mbifite nabyo bindi batora ngo ku mikondo wabimenye gute rega nabibayemo nigeze kubibona mu maso yanjye kuva kera ariko ubu bibaye kareka ibyo bintu sibye n'ubu ngubu nicuzi n'icyatumye ntubura ugutwi uyu mubiri wagiye urambabaza igihe nikigenda ari ngombwa kuzagenda uzabona ugiye nimba atari byashe ku musozo w'ikiganiro nawe hano wahanutse nashaka nayo kuza mu gakiza zakaza amatuje yemye nawe umutitirije muraperi nibyo wumvishije oya nsinyira muri anglikani so igihe cyo nashaka kubabwira wenda nanabashimire kuba mwitabiriye ubutumire kandi kuba tugiranye ikiganiro cyiza wenda mu badukurikiye hari abafite ibyo bari bukuremo bibasha kubafasha hari n'abafite uko babyumvishe buri muntu agira amarangamutima ye ariko uko biri kose nawe hano wahanutse Sonia naramuka byifuje akifuza kuba yagarukira imana cyangwa akagarukira uwiteka kugira ngo basi ajye kuri taye izo nga ari kubana n'ubumuga oya ubumuga afite se n'icyo cyatuma akora siporo oya nyine agomba kugabanya ibiro n'ubunini birafasha akoze siporo byamufasha bino byarizanye bizongera gutya bangamiwe n'iki byamufasha iki gutya bangamiwe n'iki so kuvuga ngo kuba byamubangamira ashobora nko kuzamuka nk'ahantu ugasanga agera amanga atavuga ati imana we aha hantu kuko nahazamukiraga iki ariko iyo uri umusportif urazamuka ukumva n'abadamu ngo babyibushye batinda kubyuka mu gitondo ngo bararyamira nibyo baryamira kubi shaka n'abantu batakunda no kuryama mba nazinze uyu ngo ushobora gusanga abyuka aryama nka saa moya yego man sati ugenda ubinziho kuryama kwa zose turarara ibyo bintu muzabikate uko bizi neza njya turarana yewe cameraman abantu uzabancungire neza undebere uzandebere bano bantu umukobwa aravuze ngo seti ngo ubinziho nukuvuga yuko mwaje mu izina rya Yesu arengana ubu ni mujye bintu ntago ari byo nibyo bintu byo kuri kamera bisoje ingene nabona uryamye shaka kunyicira isoko ndacyari umwana mbabariye Imana ishimwe ko uri umwana yego I'm single searching uri single searching yes kuyihe channel in my life there's not any channel so reka mbashimire cyane tujya no ku musozo w'ikiganiro Sonia nakeneye agakiza no kugarukira uwiteka azazamo nta muntu umuhatirije ijambo gato so uzi kuririmba oya wera byabaye rerire ukaba yibereye mu mabiya Monday up to Monday so nicyo nababwiraga mbashimire cyane kuba mwitabiriye ubutumire uyu Umutako TV nk'uko bisanzwe ndacyari MC Seti
gushimire cyane we tubana mu biganiro bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Rero icyo navugaga Yige ntaramuka akeneye gukizwa azaza nawe umuhatirije nawe umutoteje n'umutima we nkuko nawe wafashe umwanzuro wo kuvuga ati reka njye mu gakiza ibi ndimo n'umwanda reka mbitera ishoti sanga Uwiteka kuko niwe ushobora byose. Gusa nagira ngo dusoze iki kiganiro hari akaririmbo nyujijemo ndetse kandi tugisoze unadusengeye uturagize Uwiteka. Indirimbo naririmba ni imwe ndakuririmba n'ebyiri ubundi hari bita igitangaza nzaririmbira Uwiteka. Igitangaza ni indirimbo ngo nzaririmbira igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mu ijuru imbere y'aya ntebe. Iyo ndirimbo ni nziza cyane iba mu gitabo cyo guhimbaza ku rupapuro rw'ijana mu ndirimbo zo guhimbaza agakiza. Urakoze cyane noneho dusengere turagize Uwiteka tubashe gusoza ikiganiro turi mu mavuta nk'uko twagitangiye tumeze neza. Okay. Soni. Usenga gute wowe? Giye mbigenza gutya. Aho dusengere hasi. Ako nibyo. Reka Soni yabanza senge nawe dusengerwa kabiri. Oya Soni ari dusengera. Ngo uri mu gakiza nadusengera natwe tunazo. Oya nagira ngo numve. Wowe wemera kutarajya mu gakiza. Nadusengere kusavuze ko uri Katolika se? Nadusengere. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yongere hose ishaka gikorwa munsi uko gikorwa mu ijuru ifunguro ritumwe duye none utorere ibicumuro byacu nk'uko natwe twabaducumuyeho ntidutanye twose ahubwo icyago. Amen. Nyagasani Mana tuje imbere yawe hari abo twiyitirira ariko ntago babikuye mwami mwiza hari ugushaka kuba twakizwa ariko Mana bikanga nuko Nyagasani tujya seki ihora tugenderera ariko nawe ukaza ukatubafi ukayihosha. Mwami mwiza turakwereza dore turi imbere yawe mukandi tugiye gutandukana buri wese ubane nawe arinde ageraho ataha amahoro tujye kugenda mu byuma byakozwe n'abantu. Mwami mwiza ubane natwe turengere kandi uduhe umutima w'urukundo uduhe gufashanya mwami mwiza ibi dukora ngamana ugeraho bigeza ubyeze Mana nubwo benshi ubona ko tutakijwe kumana ku mutima no utuzi kuko Mana abantu ntago nzi ukuntu nabigusobanura mwami mwiza bana natwe basi kubw'uyu mwanya twese tugere mu bwo tugira amahoro kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Wow. Amen. Ariko iri sengesho ndarikunze cyane kandi aho rigeze Imana iriho umugisha. Gusa hari akantu yavuzemo Imana imbabare n'abadukurikiye numva ari arimo gucyurira ngo hari abashaka kwiyitirira sinzi uburyo arimo gusenga Imana imbabare n'abadukurikiye. Urase Soni ntago ari wacyuriraga. Oya hari benshi bakambwira yavuze muri rusange public ushaka ko wakize Imana bikanga nyine ukagira cya kintu kikubuza kugira ngo wajya gukizwa abo ati Imana ugiye gukizwa kandi guseka binabahoreka bibaho. So reka ikintu avuze biranshimishije burya umuntu aho tugenda nibyo tugenderaho ntabwo byakozwe natwe mu byuma byakozwe n'abana b'abantu tugiye kugenda mu byuma bya yes nabyumvaga kara kantu burya umuntu ibyo usenga ajya nakavuga sometimes kiragutengwa sorry nango gitungura cyagutenguha cyangwa se kugeza aho ugiye amahoro ni ibintu bibiri ushobora kukigenderaho wagera imbere bikanga ugasanga uhasize ubuzima cyangwa se ubaye ikimuga. Niba bwana mbere ko ugiye kuvana ujya handi igibandu senge so ni Imana ngo mugisha kandi yego nawe urakoze Yiga nubwo uri Katolika rangi nahoze ndi Katolika mbishaka kwisimisho rya mbere twagendanye ibintu by'abakatolika ndabizi kuko narabatijwe ndahabwa uranakomezwa haburaga gushyingirwa n'isakramento gusinyirwa kw'abarwayi n'isakramento rya
kindi wakateke bimaze kunshiramo. ubundi hari ahaguma ko ari batisimu guhabwa ukomezwa gushyingirwa Sigwa kw'abagwayi. uyu bya bigejejemo n'ibindi bigenda biraza ko So murakoze cyane kandi turishimye kwa mwamuje na Sonia ndabyishimiye n'ubutaha. Sonia, you come. thank you You welcome to home. thank you Yeah. biri serious twemere ko tuzakugusura. Yes, of course. tubaye tugiye ku mwuka w'abazima kuko natwe ntabwo ari twe twiremye Imana ibidushoboza. Reka ngushimire. Uyu ni Umutako TV, ni MC Set nk'uko bisanzwe. Dusubire mu biganiro bikurikira.